abantu barabatijwe, abantu bavuga indimi, abantu barerekwa, itorero riraguka, aho bazaniye mu bunagiwa ngo teoloji, ngo rivera pasiteri, ngo representa egare, niho ibintu biri gupfira. Ariko ibi bintu mbirebye nubwo ari kirekire gipfutse ibirenge, ariko ndi kubona iki kiguti yakireberwamo, iki kiguti yakireberwamo. Ako mushumba bwuri mu biki mbese tegereza ati nubwo abaririmbyi bose babyambaye n'abacuranzi babyambara n'uwashinze korara byambara, kakakanyagwa ndi kukareba nkabona ari icupa, kagera imbere ya byeri ukayireba kavuga ati byari byose nubwo biyeranje bagahita bandikaho ngo ni panasha, ariko ndi kubona iki cyapa ari sikoze ku buzima bwacu. Yabanje waturutse kure, ukamwitegereza we kavuga ati nubwo batubeshe ngo n'utuvuta two mu mutwe, bakatubwira ngo n'utworosha, bakatubwira ngo si produit, ariko ndi kubona ubishizemo afite injwiri, musatsi w'ituwirende neretswe ngo byanditse he, ndi kumva ijwi tizana rikodi, ati ngiye kubona mbona ngo zana video ngo ntuzongere gutitira ariko bite ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Tinza amateraniro mwavuze indimi mutuma indirimbo imara amasaha menshi, ntazagira utwifatira, umuntu asigaye ajya hariya yakerekwa ngo wabura yakahita yigagara ati ngendere. Igice cya 11 turasoma ku murongo waho 25 tugeze kwa 30. N'umunyamwuka uriya bamwe Matayo hera kuzagaruka mu yitorero, igice hera cya guterana ku 11 cyumweru, yirirwa ku musozi ari mu buvumo, ari mu kibaya mu butayu ngo n'umuhanuzi, turageza ku murongo waho n'abandi bagatonda yo buri munsi ukikandagira atumva uko imbwiye. Kirazira kugira ngo ugereyo utahe itakuvuzeho. Ahamagara abananiwe n'abaremerewe. Hora ni yerekwa ryanjye muri iyo minsi, gahora ni rya mushumba. Yesu aravuga ati ndagushima Yadirije wakora rurizi, ibyo waraye mu kabare rizi, ibyo waraye mu rugo rizi, abanyabwenge n'abahanga ukabimenyesha abana bato. Niko kandi bati wi kubera ko nyina sinababwiye ko ari abantu basanzwe ari abantu bizwe, igihe ugezewe cyose yerekwa kandi ntawuzi umwana w'Imana kiretse se, inyigura ati kiretse abaranjagiye umwana w'Imana, n'umuntu wese uwo mwana ashatse barakonje nitinyira ibyaha, vuga nti Mana ntunsinde imbere yawe niba hari umugayo mbonyeho mwese tumbuke mwiye ntiyego atira kunini waye nimuze musange ndabaruhura, iraguta yazanye akuvuvumanze irakustayini kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, ndahumuka namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu, iramwiyongera kuko kunkorera kutaruhije n'umutwaro wanjye utaremereye. Tuvuge cyane amen. iriya ranze nahoze mbibaza umushumba ntibaririmbye gutya, iriya ranze ikaduha ikintu kimwe gicecekesha amagambo batuvuze, ikaduha ikintu kimwe kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro. Ukubwira ko azashaka ntukubwire ko yasambanye su, nk'uko ukubwira ngo ararya ntukubwire ko yibye ntabwo wera, wa mwuka ukubwira ko ngo utiyigira ku birenge ntukubwire ko ireberwamo ntabwo wera. Narimvuze ngo Imana ishimwe. Uwo mwuka ukubwira ngo ugace gukizwa ni mu mutima, nukumvisha ko gutera irari uwo mwicaranye igisitaza ari kibi, ukiza ntazabona ishyano, uwazazikugiriye ariko nawe uzabona ishyano ko wari muteje. Ikintu kigiye gutuma dushima Imana runo mugoroba ntabwo ari ukubera ko twize amashuri menshi, ntabwo ari ukubera ko tuvuka mu mujyi cyane ko hano nabonye ari mu misozi, ntabwo ari ukubera turi mu bihugu by'amahanga twacu turi mu Rwanda, ntabwo ari ukubera dufite amamodoka ahenze hari n'abatagira n'igare, ntabwo ari ukubera dufite amazu ahenze ageretseho andi nangwa arimo amakaro nangwa se yubakishije ibihe bikoresho. Ntabwo turi gushima Imana kubera aya makanzu twambaye cyangwa aya makoti, ntabwo turi gushima Imana kubera ibi byuma. Uyu mugoroba ntabwo turashima Imana kubera
aka gatuti nahagazeho ntabwo turashima Imana ko wabyaye, ntabwo dushima Imana ko washatse, ntabwo turashima Imana kubera wa mugore yaguhaye mwiza, turashima Imana kubera abagabo beza yaduhaye. Tugiye gushima Uwiteka kubera ko ari mwiza, kubera ko imbabazi ze zihoraho. Seme amen. Mumfashe tujye muri iryo shimwe, dushime Uwiteka kubera ko ari. Naho Imana mu minsi yashize shaka kubizingira mu minota mike nkigira mu ruhengeri mike myiza, ariko tugashima Uwiteka. Mwebwe mube hafi y'ibyo byuma dushobora kubikandaho bitunguranye turi gushima Uwiteka, tukamushima. Dawidi we yabirabikashije neza, aravuga ati tureke iby'amagambo, ubwo korari hari badirije bahari, hari abashoboye gutanga mezire nko mu misa, dufite abantu bazi gusirimba. Mumbabarire tufate ishako na neberu n'imyirongi, dufate na mikoro, maze dufate n'amapendo n'ingoma z'uruhu, dushimire Uwiteka kubera ko ari mwiza, azize zihoraho iteka. Tumushimire ko yatubabariye twibye, akatubikira imbabazi zo kuduha twasambanye. Tumushimire ko yatubabariye twaterekeye, akatubikira n'izindi yaduhaye twaroze. Tumushimire ko yatubabariye twasinze, akatubikira n'imbabazi zo kuduha dushime Uwiteka ko imbabazi ze zihoraho iteka. Nta muntu unyumvise avuge amen. Ariko Uwiteka ni mwiza. Bano bahungu baririmbye baravuga ngo ubwiza bw'Uwiteka Imana yacu ajya yiyeranja, ntaduhe ibintu byose nk'uko tubishaka, kubera ko umuririmbyi yavuze ngo muri iyi si huzuye imiruho n'amahane. Ibyo dukeneye byose ntabwo duhera ko tubibona, ariko baririmbye Imana ibaha umugisha. Baririmbye ngo nubwo itaduha ibyo byose dukeneye, ngo iriyeranja. Nahoze mbibaza umushumba ntibaririmbye ngo iki, iriyeranja ikaduha ikintu kimwe gicecekesha amagambo batuvuze, ikaduha ikintu kimwe. Ntabwo ari ngombwa byose. Iguhaye imodoka, ikaguha umugore, ikaguha umugabo, ikaguha abana, ikaguha amafaranga, ikakuriza indege, nturware. Wazibagirwa ko Imana iriho. Dawidi yaravuze ngo uransobanukiwe, ngize cyane nakwihakana, ariko kandi nkennye nakwiba nkagayisha izina ryawe. Ahubwo wiyeranje umpe ikintu kimwe kinkwiriye. Ku nzu yawe yanegise, Imana iguha ikintu kimwe, umugabo ntajya gukubita. Nta kibazo ku myaka yawe 40 ingahe wari ugize, Imana igukorera ubukwe nta kibazo. Ntabwo uzagira imigabane muri Beneri, ntabwo uzabitse muri Equity, ubitse muri Populaire, ubitse muri Beka, ntabwo byakunda. Kariya gakonte kamwe ko muri Sako wifitiye, Imana Ushumba ntabwo yaduha ibintu byose. Ese yakujyana muri Equity, ukabitsa muri Beka, ukajya muri Populaire, ukagira Momo, ukagira Airtel Money, na Tigo Cash zigari. Ahese none konti mwe bihagije ngo ababyeyi ntabwo barimo kunyumva. Ese waboneka mu marondoni, ukaboneka mu ibaze, ukaboneka muri Superi, King Taxi, ukajya mu majipo, ukajya mu makoboyi, ukajya mu makanzu, gusa waba wambaye ibiki nta kibazo. Nishaka guhereze bazimwe ariko ibiririshe
se byose yabiguha. Ni ikintu kimwe gicecekesha. Wacu yahoza nsobanura nicaye hariya hako mwe mwananze gukizwa nubwo cyo kintu ni iki. Zawadi ntukajye umutiri nawe ajye ukura. Ntabwo uzi ko Dawidi nibuye rimwe ngo yice. Ndabizi. Mbese ntabwo uzi ikintu Hana yari akeneye. Umwana w'umuhungu. None se ntabwo uzi ikintu Sara yari akeneye. Ni umwana umwe bagucecekesha mu cyeba. Ikintu kimwe cyari gikenewe muri Edeni. Ntabwo ari ihene zari zihari, ntabwo ari intama zari zihari, ntabwo ari ingurube n'imbogo, ntabwo ari isha n'udusiraba. Hari hakenewemo akagufa ko mu magufa ya Adamu, akara ko mu mara ye. Basi ntabwo ari mwiza. Nta muntu unyumvise avuge amen. Ikintu kimwe wari umuntu wagurutse hano ukamazi ati umuntu wahagurutsa umunota angira yimwe ensubiza. Mujye mumwikiriza bene data. Hano turabohoka. Erega ni ikintu kimwe Imana yaduhaye. Si mwamonye ni kuvuza urushyo. Hanze umukobwa yavugije urushyo. Ni igishegabo, abandi ngo ntashobotse, abandi ngo ni umushumba. Hano ni kwa data wa twe. Ubifata uko ubibonye wabona ari n'ubwoko bw'ururimi mvuze. Umuntu najya atira haleluya mujye mumwikiriza. Kubera ko hari ibyo tutavugira hanze. Ntabwo uri mudugudu ngo uzavuga abaturage bateranye. Ntuhagarariye abagore ngo kababyeyi. Nturi gitifu ngo uzateranye inama y'akagari. Nturi daso ngo wenda tuvuge ngo uzikusanyiriza abaturage bifatire. Ushinzwe icyo uzavugira he ko no muri korari utarinadirije. Ngo wihandagaza utere hari batakwikiza naco ariko uravuze urahumetse. Yesu uranyaka mikoro ngo uvuge ntayo naguha. Ushumba sera guha gatuti ngo uturangaye ntaho utakuzi. Sebe yawe ntabwo izwi mu ikanisa. Birasa wirwaneho. Mbese mugabo umwe mu nshuti za Yobu ngo bigeze bamubuza kuvuga. Mbese nta ruvugira afite kubera ko yari ari muto mu myaka. Abandi mu nshuti zayo bari abasaza ngo maze bakavuga ibihwanye n'imyaka yabo. Akavuga ati njyewe nabanye n'Imana kera, yewe twabaye inshuti kera, ndamuzi tunyanga two njya ntumenya buriya n'Imana yamuhanye. Abandi akihandagaza ati ku myaka yanjye 90 ninga nanjye ndashaje dore imisatsi baye ibiri nabonye byinshi yabo mureke mbabwira ibyo yabaye. Mutipa abona ku myaka yatarashobora kuvuga. Ahita avuga ati munsayitire gato. Nanjye mwampa akanya gato nkagira icyo mvugira imbere y'Imana. Byari niyo bahera ku munsi wa mbere bahereza muri mu kirisitu umwaka wa turenze umubare wacu urenze iminsi y'umwaka. Zarangira tutarakugeraho umwaka wagushiriraho. Yari yaranje ugira ikivugira imbere y'Imana. Ndi kuvuga ngo dushimire Uwiteka kuko ari mwiza kandi imbabazi ze zihoraho. Tuvuge cyane amen. Gutyo zamurijwe tuvuge cyane amen. Hano dusomye ijambo ry'Imana. Najyo tugiye guhita dusengeramo. Ubundi hari ijambo usoma ndambwira abantu izi commentaire twazanye kuri Bibiliya nizo ziri kugusha abantu. Murabizi bashumba mwe musa n'abakuze. Kera Bibiliya yabaga ku rurembo. Noneho mukareba umuntu umwe uzi kwandika akajya ku rurembo akabandikira imirongo yo gusoma. Yewe nturi kubyibuka we wa kera.
kajya ku rurembo mukicara mutonze muri kwandika ngo muri Matayo igice kinini cy'umurongo uyu n'uyu handitse gutya. Mwamara kubyandika umuntu agatahana agakayi akaza akabicaza ku birago, ibirago imisambi. Yamara kubicaza ku birago undi akajya hariya kuri ya misomere ye, mwebwe abarushe n'abarererana rewe n'imitwata n'abatwaro munsange ndabaruhura. Yarangiza n'igihamwa cyinshi, ubwo ni mwarimu ati umwuka basobanurire, akagenda akiyicarira. Abantu barabatijwe, abantu bavuga indimi, abantu barerekwa, itorero riraguka, aho bazaniyemo ubunagiwa ngo teoloji, ngo rivera pasiteri, ngo reprezanta egare, niho ibintu biri gupfira. Umwuka basobanurire. Umuntu agahita avuga ati nibyo we, umwuka akaza akarisobanura rikakwagukiramo, kavuga ngo koko ndabyumvise, n'ibihekano wasomye atabizi, none haje intiti zirangije kaminuza, haje intiti zabyigiye, haje intiti ravuga ngo nderetswe ngo byanditse he, ndi kumva ijwi tizana rikodi, ati ngiye kubona mbona ngo zana video, ngo ntuzongere gutitira mwira, ariko bite ngo gutitira tinza amateraniro, ngo mwavuze indimi mutuma indirimbo imara amasaha menshi. None nanjye niko ngiye kubigenza, nko kuri iyo ngoma yacu twasomye umwuka basobanura. Ibinda bivamo mwaberamo, umwuka basobanurira. Aya magambo mvuze naho ntajya gusobanura go gutya umwuka yayasobanura, ahubwo umwuka agiye gukoresha nge dusobanukirwe icyanditswe. Tuvuge cyane amen. Ijambo atubwiye ngo Yesu ubwe niwe wavuze, arivugira mu magambo yandikishije, aravuga ngo burya bwose njyewe nta muntu wamenya atampishuriwe na data, kubera ko data ni unzi. Ase baranyumvise we? Ntabwo Yuda ari we wari umuzi. Cyakoze Petero yigeze yihandagaza aravuga ati Kristo uri Mesiya wavuye ku Mana, ariko nawe aramubwira ati oya, ntuntekeho imitwe, ntuntekeho imitwe. Ubwo wuzuye umwuka wera ukabukaguyeho ukagahumiza, ukamenya ko ndi Kristo, aba bantu uzabifatira, ujye ubabwira ngo uzi ibyo batazi, ntabwo ari wowe ubyibwiye pe. Petero atese none uri kumva hari unyongora ati reka reka, abyo ntabwo ari inyama n'amaraso, ahubwo bishuriwe n'umwuka w'Imana. Ntazagira utwifatira, umuntu asigaye ajya hariya yakerekwa ngo wabura yakahita yigira ingagara ati nge nderekwa wana, nderekwa ariko umuntu akajya hariya yagira iyerekwa rimwe ati nge mbona iwawe ntabwo muri kurya, mbona umugabo arakunaniye, mbona umugore arakunaniye, ubwo urugo rwawe akaruyogoza kubera yeretswe rimwe. Ngo wamenye se ko Kristo ari Mesiya, ari we wavuye ku Mana, bivuze ngo niwe ubyibwiye. Ntabwo ari inyama n'amaraso, ahubwo aba ari umwuka w'Imana ubikumenyesheje. Tuvuge cyane amen. Nigeze mbwira abantu, ndababwira ngo ndi kubasobanura kuri uno mwuka duhorana, uyu mwuka w'Imana. Gasanga umuntu n'umuhanuzi kize cyumbi we mu rugo, cyangwa yafunguye ngo ndi umuhanuzi, umuhanuzi, abandi bakamuyoboka ngo abamo n'umunyamwuka uriya abamo. Pera kuzagaruka mu yitorero, pera guterana ku cyumweru, yirirwa ku musozi ari mu buvumo, ari mu kibaya, ari mu butayu ngo ndi umuhanuzi. N'abandi bagatondayo buri munsi, ukikandagira atumva uko imbwiye. Kirazira kugira ngo ugereyo utahe itakuvuzeho. Sha wa muhanuzi we, hora ni yerekwa ryanjye, gahora ni rya mushumba, rya dirije wa korari urizi, ibyo waraye mu kabari arizi, ibyo waraye mu rugo arizi. Uwa mwuka uhoramo n'uwera n'undi tutasi.
umwuka duhorana ntabwo ari wa wundi utubwira ngo urariye, ntabwo ari wa wundi utubwira ngo turashatse, ntabwo ari wa wundi utubwira ngo turambaye. Umwuka Kristo yatubwiye ubana natwe uhorana ni umwuka utwemeza iby'ibyaha. Umwuka utwemeza ibyaha niwe mwuka duhorana. Ukagera imbere ya byeri ukayireba ukavuga ati byari byo byose nubwo biyeranje bagahita bandikaho ngo ni panasha, ariko ndi kubona iki cyapa ari Sikoro. Mbese wowe ugahita ugenda ukabitera imboni ukavuga ati ariko ibi bintu mbirebye nubwo ari kirekire gipfutse ibirenge, ariko ndi kubona iki kigutiya kireberwamo, iki kigutiya kireberwamo. Ntabwo mushumba bwo uri mu biki. Mbese wowe ukitegereza uti nubwo abaririmbyi bose babyambaye n'abacuranzi babyambara n'uwashinze korara byambara, kaka kanyago ndi kukareba nkabona ari icupa. Ukabitegereza we ukavuga uti nubwo batubeshe ngo ni utuvuta two mu mutwe, bakatubwira ngo ni utworosha, bakatubwira ngo si produwi, ariko ndi kubona ubishizemo afite injwiri umusatsi uhita ubirende. Bose barahari we. Wowe ukabimenya kavuga uti byari byo byose nubwo ndi kumva ndi guhogoza, nkumva ndi gutitiza ijwi, nkumva wagira ngo nabaye umuhanzi ku giti cyanjye, ariko ibyari byo byose naraye nkweye ndasinda. Ngo niwo mwuka duhoramo. Ukinjira ku muryango ngumva ukwivuga. Uwo mwuka ukubwira ko azashaka ntukubwire ko yasambanye su. Umwuka ukubwira ngo ararya ntukubwire ko yibye ntabwo wera. Uwo mwuka ukubwira ko yangu utigira ku birenge ntukubwire ko ireberwamo ntabwo wera. Uwo mwuka ukubwira ngo ugace gukizwa ni mu mutima nukumvisha ko gutera irari uwo mwicaranye igisitaza ari kibi ukiza ntazabona ishyano, uwazazi yakugiriye ariko nawe uzabona ishyano ko wari muteje. Mwuka ngo nuwera. Byose ibyo navugaga twasomye ijambo ry'Imana riratubwira ngo Data aguhaye kumenya, akaguha kumenya runaka, akaguha kumenya nde. Ntuzagire ngo niwe ubyibwiye. Ntawe umenya umwana atari data umumubwiye, ntawe umenya data atari umwana ashatse kumusobanurira. Seme amen. Twongere cyane amen. Yesu arangije mu bubasha bwe aravuga ati rero kuba ndi Yesu nkaba nshobora byose, hari agaserivisi nshaka kubaha. Batakaye ndi kubareba cyangwa ishami ijisho nkabona muri indushyi. Ati urabibonye ye? Yesu ati ntabwo nerekwa njye ndareba, ndabibonye. Ntabwo murushe rumwe, ariko buri wese ararushye. Utaruhijwe n'urushako aruhijwe n'ubusiribateri. Utaruhijwe n'ubusiribateri yaruhijwe n'urubyaro. Utaruhijwe n'urubyaro aruhijwe n'akazi. Utaruhijwe n'akazi aruhijwe n'umushahara. Utaruhijwe n'ubupfubyi aruhijwe n'ababyeyi bamunaniye. Utaruhijwe na nyirabukwe aruhijwe na muramukazi we. Utaruhijwe n'umuturanyi aruhijwe n'uwo bavukana. Utaruhijwe no kubesha aruhijwe no gusambana. Utaruhijwe no gusambana aruhijwe n'ubusinzi. Utaruhijwe n'ubutsinzi aruhijwe n'abamuroga. Utaruhijwe n'abamuroga aruhijwe n'imiti yisiga. Aravuga ngo ndi kubareba mwese kabona murindushye. None hari ikintu ntekereje kubagirira. Bati ni ikihe? Ati naringize ngo mwese uhereye ruhande bangahe? Mwese ntabwo ari bose. Mwese bose bane. Twese bwona mwese tutitaye ngo umuruho wawe ni mushyashya, tutitaye ngo akunobye rimwe, tutitaye
mu bugeni yarakutimbuye, tutitaye ngo uruhiye i Burayi, tutitaye ngo uruhiye Amerika, tutitaye ngo uruhiye Rurindo, tutitaye ngo uruhiye i Kigali, mutitaye ngo nduhiye mu Ruhengeri, mwese abarusha n'abantu baremerewe nimwegere hino munsange, niko ibyiyumvamo njyewe ndabaruhura. Nawe koko tuziranye nukume abarushe bose, twese mwese abarushe n'abaremerewe, arababwira ngo ni munsange ndabaruhura. Yesu ariko buriya hari ibintu uvuga atabizi. Mfata akaboko aramuhagurutsa gutya, urebe umusitari, tutaba umusitari, aramufata umugabo umwe aramuzana, ati ibyo wigize uyu mugabo mwita Toromayo, abarushe bose reba amaso ye, urabona areba? Yesu ati ntabwo areba. None rero ararushe, ngaho yaranje ibyo wavuze. Yesu aravuga ati Toromayo, surushe, ndarushe, uruhijwe n'iki? N'ubuhumyi. Rero serivisi nguhaye, ibibembe byawe, ibicumuro byawe urabibabariwe, ariko n'amaso yawe arahumutse. Bati yewe nubundi hari ukuntu yagiraga nka gutya ahumbaguza tukabona nyenyeza, ntabwo asa umuhumuye gute? Buriya wowe ntabwo waburebaga ngo ubone ko nubundi abashaka gusaba yari impumyi. Undi aragenda nk'ahari yacakira umugabo nk'uyu, aramuzana yiruka ati ibyo wavuze ntubizi, atumere nk'ushyiramo metero, uyu muntu afite ibibembe yanduye ikigera mu Rwanda tukiri muri Guma mu Rugo, none wowe ngo ugiye kumukoraho buri kumva utarayita mu kato. Yesu ati ibyo babyita ibibembe. Ibibembe iyo bigeze iwawe bahita bashyiraho akagozi gatukura, ntihagire ugera iwawe, bakaguhereza ibiryo basunikishije ikirenge, bambaye agapfukamunwa na sanitayiza. Ati ibyo ndabizi ni ibibembe. None uri kumva uyu muntu atarushe, washatse umugore amukoye inkwano z'akazimuha, none akaba ari kurara mu cyumba cye, umugore kumuha ibiryo bisunikishije igiti. Yesu ati rwose ararushe. None wowe ngo abarushe bose. Yesu ati njyewe rero kugira ngo wumve ko ntabeshye, uhereye uyu munsi ntaguma mu rugo, ntashyiramo metero, ntagapfukamunwa. Yesu aravuga ngo ibibembe nsanzwe mbizi, si ubwa mbere mbibonye, ndanabizi ko byandura, ariko muhumure ntawe ubyandura. Abarushe n'abaremerewe bose n'abaruhijwe n'ibibembe, ndi Uwiteka ndabaruhuye. Gabo umwe tafata umwanzuro, ahita amwongorera. Umusore ushobora kumwongorera kabiri, bati buriya yari ari gufindikira umukobwa ma amwongorera bwa mbere ubwa kabiri. Araza yambaye murinda nkuba, araza aramwongorera ati mbaga ramfure, undi ati karame, wamenye amakuru? Oya, agakobwa ka Yayiro kafute kabushonye kapfuye. Ati muze tugatege Yesu, wabuze ngo abarushe n'abaremerewe bose ngo bamusanga arabaruhura. Maze rero baragenda bagatega Yesu. Yesu aravuga ngo njyewe nabasezeraniye ko nimumbamo mukaba muri nje, amagambo yanjye akaba muri mwe, muzansaba ibyo mushaka byose, byaba bihenze, byaba biva muri Amerika, byaba biva mu Bushinwa, byaba biva mu Buhinde, byaba bitabana mu isi, ari ibiva mu ijuru, nimuba muri we, amagambo ye akaba muri we. Tamuhagurutsa akabwira ngo Tarisa kume. Murumva bya bintu avuga bidasobanutse? Tarisa kume se nibiki? Dufite abajyama hano hanze, imibara zipirase,
bazivuga zitari zo, batwishushanyaho, bazivuga badahwanye n'ibyo bakora, bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imirimo yako, bafite ukuntu bazicurikiranya ukagira ngo beretswe, bakaza nta mana yabatumye, bitumirije n'igihe Yesu avuze ngo tarisa 10 tutamenye icyo avuze, ariko Yesu ntabwo yagushira mu rujijo ngo ndi kubona ikintu kibi imbere yawe ntashobore kukubwira ngo ni iki, ngo ndi kubona njya gusenga mugore umwe ajya mu mwuka bandi bati wi, kubera ko nyina sinababwiye ko ari abantu basanzwe ari abahanuzi bizwe, igihe ugeze iwe cyose yerekwa bahora mu mwuka, ahinyigura ati wi ri du abaranjagiye kubera ko njye nitinyira ibyaha, ndavuga nti Mana ntunsinde imbere yawe niba hari umugayo mbonyeho, tumvuka imwiye ntiyego ati irakunini waye nti iragutayazanye irakuvuvumanze nti irakuzayini nti mba ndahumutse ndahumuka, ntisi wambwiriye nguki irambwiye ngo iramzibuhije nibyo iramvuvumanze. Ndavuga nibi bintu bifite uko bisobanurwa, abanyamwuka bisobanura mu mwuka, ariko mbashuti banjye ntimugakangwe n'indimi tuvuga, ntimugakangwe mushumba mvuze nabe, ntimugakangwe n'indimi tuvuga. Umuntu nazaga guhagarara imbere ati tarisa 10 akagenda, Bibiliya irambwira ngo ururimi rudasobanukiye mu iteraniro ry'urucece kugo ruba rukungura ku giti cyawe. Niba umbwiye ngo tarisa 10 mbwira ngo biravuze ngo gakobwa byuka pete mpagurukana ingoga, mvuga nti none ubwo ari Kristo mpagurukije, ndabatuwe rwose mu mwami wacu Yesu, ndikumva nigishijwe ijambo rye kubw'imbaraga z'umwuka, ndikumva nkomeje kujya imbere. Haleluya, haleluya. Yesu bakomeza bamutega imitego myinshi kugeza na n'uyu munsi. Uyu munsi turiho uzabona baje mushumba, ibintu mbura uko mvuga. Twagiye gusenga hirya iri ahantu hita mu Cyumugisha, kugerageza inshuti yanjye papa wambyaje ubutumwa bwiza n'umwangirikani, za kumugerageza bajya inama bamaze gusinda inzoga, ari abarokore b'ibipfirizwa, bati tujya inama turubona runaka aracyaba mu mwuka nka kera, batamwati bamwe batekeye ubamo abandi ati ntawe ubamo. Ndabyibuka ariko ni inshuti yanjye Rodoma Imana impumugisha. Yego, umwe aravuga ati ngiye kwirwaza namwe mu ndandate tujye kureba ko kiba mu mwuka wera. Mwateruraha undateruraha undi n'inzoga zose agenda ameze cye nayo, barambika kugakeka aho ngaho, turasenga tuti Imana mukize, niba ari ibyo mu muryango, niba ari ibyo mu baturanyi bararushe we, niba ari ibyo mu Bugande, niba ari ibitanzaniya, niba ari ibigande, niba ari ibirundi, turabahoza. Ijwi ry'Imana riba riramanutse riravuga ngo yemwe abari gusenga we, tuti karame, ndababwira ukuri ko uwo mugabo atarwaye, ariko noneho agiye kurwara. Tuti Imana simubashe, umuntu ararembye ntabwo arwaye. Baniti mbuganye namwe ngo yari muzima, arirwaza ngo aze bagerageze, ariko noneho agiye kurwara kugira ngo amenye ko ari inyuba muri mwe, ukorana namwe, uvuganye nawe. Yararwaye na se kurwara na nyira kurwara, ariko sibyo nenda kuvuga. Najyaga kuvuga ko akwiyeranje ugakora igishoboka cyose
wana n'Imana ukayegera ukayitumbira. Nkunda kubivuga abanzi murabizi, nutumbira Yesu uzaba nkawe. Nta muntu unyumvise? Nutumbira Yesu uzaba nkawe. Bose bazamenya kubana nawe. Bangahe? Ariko bangahe? Abaturoga simwanyumva we, abatwohereza amahembe, abohereza intaraza, abadukubitisha inkuba, abashaka kudutwarira abagabo, ababura abana bacu ubwenge, abavuga ko tudashijijwe, abavuga ko twishushanya, bano turirimbana na babandi ducaho mu kabare, na babandi bacuragura, bose bazamenya ko tubana nawe. Bareke ubugome, bitabe Yesu. Tuvuga cyane amen. Kadusenga Imana. Muririmbyi umwe yagiye gusenga, aravuga ngo maze kumenya amakuru ambwira ko uwo Yesu twizeye twakurikiye, iyo ukomeje kumwegera ukamumenya aguha serivisi ikomeye, y'urushye unaremerewe arakuruhura, atitaye ibyaha bikuruje ngo bingana gute, atitaye umuruhu urushye uko ungana, we arakuruhura. Arangije afata umwanzuro ku giti cye, aravuga ngo noneho nimba ari uko bimeze nge ntacyo nakishoboza, ume kukwegera Mana yanjye, naho twafatanye umusaraba nzaguma kwishima. Ume kukwegera Mana yanjye, naho twafatanye umusaraba, naho bandoga uhari, naho bamvuga uhari, naho banyima uhari, naho bankubita uhari, naho nakawukana uhari. Ntabyumvise no? Ubyumvise se ukora iki? Vuga cyane amen. Naho twafatanye umusaraba nge nzaguma kwishima, kandi nzajya ngusenga mvuga ngo ume kukwegera Mana yanjye. Twongere cyane amen. Twongere cyane amen. Muri iri teraniro turi kumwe n'abantu barushe kandi baremerewe. Imiruho yacu ntabwo isa, muzabirebe mu modoka rusange zino za bisi. Twese tuba twishiyangana. N'urugero, niba mvuye Musanze tuje i Kigali, twese turishyura 2821 niho bigeze. Nuyishura n'undi wakatishije muri garaje Nyabugogo niyo azishura. Ariko muri iyo modoka nubwo mwishyuyangana, harimo ugiye kureba umurambo we muri Moruge Kanombe, harimo ugiye kureba umugore we waviriyemo indi Butaro, harimo Zawadi ugiye mu ivugabutumwa, hari uwo batumiye ngo ajye kuririmba, harimo n'umurozi ugiye komeje yo mu Gisaka. Aho hantu harimo umuntu ugiye Matewusi kurangura, aho hantu harimo umushoferi ugiye gushaka ipine rya reserve, aho hantu harimo umuntu ugiye kureba ko yarayakubitishije inkuba yamufasha. Simuranyumvise we? Nuko system imeze, haba harimo umukobwa ugiye kureba umusore, haba harimo umugabo ugiye guca umugore inyuma. Yego, haba hari n'uwatinye kukadefiririza Musanze, ariko uvuga ngo nyi Kigali niho hari saro batanzi. Hari uwatinye kwambara mini muri karitsiye, ugiye kuyambarira i Kigali. Nuko imodoka rusange bimeze, maze tukagenda twese. Niko muri uru rugendo bimeze, ntabwo twese turuhijwe na rimwe, ntabwo turuberewe na rimwe, ariko icyo tuzi cyuko umuruho wose waba umeze, uko imodoka yaba igenda kose, icyaba kikujyanye cyose, shoferi akugeza Nyabugogo tike yawe irangiriye. Imodoka ikugeza aho ugiye ku mafaranga wishyuye. Niko muri uru rugendo bimeze. Ubwo tuyoborwa n'umukiza wacu tugira amahoro. Twe twisengere tuvuge ngo uduhe kukwegera Mana yacu, naho twafatanye umusaraba tuzakomeza kwishima. Bazaturaga turi kumwe twishime, batwanga turi kumwe twishime,
badute turi kumwe twishime. Ibyishimo byacu biri ku Mana, ibyishimo byacu biri kuwo dusenga. Umuntu waba uri muri riteraniro witekerejeho agasanga hari ikintu cyari kimuruhije, agasanga hari ikintu cyari kimugoye, agasanga hari umutwaro wari uremereye, Imana ivuganye nawe muri uyu mugoroba ngo nubwo wa mutwaro uremereye Imana izakurinda iminsi yose mu nzira ucamo. Imana igiye kujya iguhaza amahoro, Imana izakurinda. Tuvuge cyane amen. Umuntu wari uri mu iteraniro rero utitaye ngo abantu barabizi cyangwa ntibabizi, wowe ukumva wari urushye kandi uremerewe, ugiye guhaguruka dukurikire Yesu buri munsi mu gihe cy'umunezero no mu gihe cy'umubabaro. Twe twifatira umwanzuro aba ari uko tubivuga, tuvuge ngo twebwe duhisemo guhora dukizwa no gushyirwa mu gakiza ke. Tuvuge cyane amen. Nta muntu uri mu iteraniro wumvise umutwaro wari uremereye azamura ikiganza tuvuge ngo Imana iraturuhuye. Nta muntu wari uri muri riteraniro wumva garushe azamura ikiganza tushima Imana ko ituruhuye. Zamura ikiganza. Ntabwo turakubaza ngo waruruhijwe n'iki. Niba ari ubusambanyi bukuruhije birakureba, niba ari uburozi, niba ari ukwikinisha, niba ari ukuroga, niba ari amadeni, niba ari inzara, niba ari umugabo, niba ari umugore, niba ari abana, icyangombwa ni ukurushye. Zamura ikiganza dushima Imana ko ituruhuye muri riteraniro. Imana iguha umugisha, Imana ibaha umugisha. Haguruka ku maguru yawe abiri dusenga Imana. We wazamuye ikiganza tuvuge ngo turagushimye Mana yacu ko uyu mugoroba uturuhuye ibyo bamushumba bataturuhuye, bahanuzi ntibabituruhure, inshuti ntizibituruhure, muri karitsiye ntibagire icyo bakora, abaturanyi ntibagire icyo bakora, wowe uraturuhuye. None ukimara kuturuhura turagushimye kuko uri mwiza kandi imbabazi zawe zihoraho iteka. Imbabazi zawe zihoraho iteka, imbabazi zawe zihoraho iteka. Uko ibivazuba hitaruye iburengerazuba, niko Imana ijyanye kuri byari bituremereye, niko Imana ijyanye kuri byari bitugoye. Muri iri teraniro Imana itugiriye neza. Tuvuge cyane amen. Tugiye gusenga tuvuge ngo turagushimye kuko uri mwiza kandi imbabazi zawe zihoraho iteka. Ushimwe kudukuyeho imitwaro ku mugongo, kandi ushimirwe kudukuyeho ibyari biduhetamishaga. None tukaba tugenda twemye. Badiyakoni batwegekireho inzugi, mushumba yegere hino, tugiye gusenga Imana. Cyakoze hari umuntu mubahagurutse, waba uhagurutse atarakira Yesu nk'umwami n'umukiza, cyangwa se yarasubiye inyuma cyangwa yaraguye, cyangwa akaba yumvise aya magambo akumva umuruho wadashoboye kuwihanganira ku rwego yaceceka, azamura ikiganza avuga ngo nari ntarakumenya, none menye ko ari wowe uruhura, menye ko ari ukuraho abantu imitwaro. Niko umuririmbyi yavuze, avuga ngo nageze ku mwami Yesu none narabohowe. Undi aravuga ngo ku musaraba niho naboneye abagabo batatu bo kumpumuriza. Hari umuntu ushaka ihumure rivuye ku musaraba, ushaka kwakira Yesu, ushaka gukurwaho ibyaha bye, naho ahagaze cyangwa yicaye azamura ikiganza tuvuge ngo uyu we yemeye igicumuro cye, none umugirire ubuntu Imana ihoraho mu rugendo afite. Zamura ikiganza tugusengera Imana tuvuge ngo igicumuro cyawe uracyemeye. Mu gihe Yesu agiye kuruhura abantu be, mu gihe abikira imbabazi abantu be zihoraho iteka, naho imbabazi ze zikugereho. Imana iguha umugisha. Zamura ikiganza cyane, uzamura ikiganza cyane, tugiye gusenga. Nawe aho uhagaze zamura ikiganza dusenga Imana, tuyibwire ngo imbabazi zawe zihoraho iteka. Tuyishimire ko ari mwiza, tuyishimire kubikira abantu baye imbabazi. Abadiyakoni bari kureba cyane badufasha abantu bazamuye ikiganza, mubegeze imbere dusenga Imana. Tuvuge ngo aba bantu bo bahisemo kugukurikira, bamaramaje buri munsi mu gihe cy'umunezero n'igihe cy'umubabaro. Ni karibu mutambuke muze dusenga Imana, tuyishimire ko ari nziza, tuyikomore amashyi kuko imbabazi zayo zihoraho iteka. Baguha inzira itambuka uze dusenge. Tuvuge ngo uyu nguyu ntabwo yari azi icyamuruhura, none nageze ku mwami Yesu yumvise ihumura araruhutse, umutwaro wumuvuye ku mugongo. Ni karibu Imana iguha umugisha, ni karibu Imana iguha umugisha. Nshatse kugukurikira buri munsi mwami Yesu, mu gihe cy'umunezero ndetse no mu mubabaro, ubwo watubanjirije tuje tugukurikiye, tuzi rwose kuri hafi yo kutugeza
kutugeza ubwo watubanjirije. Tuje tugukurikiye, tuzi rwose kuri hafi yo kutugeza mu ijuru. Aba nibo bemeye, aba nibo bizeye, bemeye ibicumuro byabo, bemeye kwakira imbabazi z'umwami. Ariko nawe usigaye mu iteraniro ufata umwanzuro ku giti cyawe uvuga ngo nubwo ntapfukamye, nubwo narenshikanwe n'uyu mwanya, ariko sinahora mbaririza urugendo rwa Yesu cyangwa ngo nshidikanye kumukurikira. Nawe urabizi ibyo wakoze nibikwemerera mu iteraniro ry'abera, ntiwakicaramo ntiwakandagiramo, ariko ntubaririze inzira cyangwa ngo ushidikanye kumukurikira. Ngwino Kristo yaratubanjirije, natwe tuze tumukurikiye kandi azatugeza mu ijuru. Tuvuge cyane amen, twongere cyane amen. Niba nta wundi ucikanywe, mushumba yegere hino adufashe gusenga Imana. N'abariya bari mu iteraniro bari barushye kubw'impamvu z'umubiri, barushye kubw'impamvu z'uburwayi, baruhijwe n'amadeni, baruhijwe n'urushako, baruhijwe n'imikorere, baruhijwe n'imiryango, baruhijwe n'inshuti. Imana yo mu ijuru ibahaye ihumure. Ni ukuri mugende uhereye uyu munsi mushime Uwiteka ko ari mwiza kandi imbabazi ze zihoraho iteka ryose. mweguke ndagira ngo dusenganire isengesho. Muvuge ngo Mwami Yesu, twumvise inkuru nziza y'ijambo ryawe. Ni wowe wavuze ngo mwese abarushye n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura. Turagushimiye ko turuhuye. Byari bituruhije, byari byinshi. Hari ibyo tuzi n'ibyo tutazi, ariko kuko turuhuye turabigushimiye. Twanze Satani n'imirimo ye yose y'umwijima. Uhereye uyu mugoroba dupfukamiye imbere y'iri teraniro rigari, duteye intambwe idasubira inyuma. Mana, turwanyije Satani. Satani turamwanze n'imikorere ye yose. Turashaka kuba imbata zawe. Duha umwuka wera kugira ngo atuyobore. Twe turi abanyantege nkeya, ntacyo twakwishoboza, ariko imbaraga zawe zadushoboza kugukurikira. Turagushimiye ko tubabariye, turagushimiye ko utwakiriye. Icyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu. Imana Data wa twese uri mu ijoro, se w'umwami wacu Yesu, aba Mana ni ba bandi wacunguje amaraso yawe, n'aba ngaba barimo. Dore bapfukamye imbere y'iteraniro rigari. Natwe tubunze n'Imana kubw'amaraso yawe Kristo. Tubanyaze Satani, ducagaguye imigozi yose yari ibaboshye mu izina rya Yesu. Mana, turabakuzaniye kugira ngo bafate ukuboko ntubarekure. Mwuka wera ntabajye kure, abigisha ibikwiriye byose byatuma baba abagenzi beza bajya Siyoni mu gihugu cyo mu ijuru. Turagushimiye ko amazina yabo uyasibye mu gitabo cy'urupfu, ukaba uyanditse mu gitabo cy'ubugingo, maze ubwo impanda yawe izavuga nabo bazumva amazina yabo. Turagushimiye ko wumvise gusenga kandi ko wabohoye. Icyubahiro n'ikibi cyawe. Iteraniro ryose tugukomeye mu mashyi, ababyeyi bakuvugirije impundu mu izina rya Yesu. Urakoze. Amen, 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 amen.